uko byari bimeze update kuri update umunota ku munota ese umukino kubanganyije gutya ubundi byaremeze bite kuri stade. Niba utageze kuri stade, niba utakurikiye kuri YouTube channel yacu kabisa, reka ngerageze kuguhereza ishusho y'umukino haba kuva ku munota wa mbere kugeza ku wanyuma uko byari ibyubatse muri rusange. Ngira ngo wenda twabanyuriyemo probable lineup ni nayo yaje no gukoreshwa umukino. Ngira ngo abadukurikiranye mu biganiro byacu byabanje mu gitondo, ngira ngo ikipe twababwiye yose haba kuri APR ndetse no kuri Rayon Sport ni nayo kipe mwabonye mu kibuga. Ubwo rero twavuga ko ibyo twakoze kabisa cyangwa se predictions zacu zijyanye n'abakinnyi bagomba kubanza mu kibuga twazikoze neza. Nyuma rero ku isaha y'isa 9 nibwo umukino waje gutangira. Kipe ya Rayon Sport itangira isa naho iri hejuru kurusha ekipe ya APR Football Club, biza no gutuma ekipe ya APR Football Club ikora ikosa rikomeye cyane za kuvuna uwitwa Willy Ryan Esombe. Abantu baravuga bati nyamara uyu Onana ashobora kuba yaje ari we bafiteho misiyo ko bamuvuna kugira ngo abashe kuvamo, kubera ko niwe mukinnyi wabonaga ko ari hejuru cyane kurusha abandi bakinnyi bose, ndetse niwe mukinnyi urusana hari kuzonga bikomeye cyane ekipe ya APR. Hanyuma rero byaje kurangira ku minota 32 uwitwa Onana asohotse mu kibuga aza gusimburwa n'umushinga ntahe Kwizera Pierrot. Ubwo rero igice cya mbere byaje kurangira amakipe yombi guye misku busa ku busa. Ni igice cya mbere twabonye ko cyaranzwe hanini no kwataka cyane kwa ekipe ya Rayon Sport, ariko na precipitation ziri hejuru cyane ku ruhande rw'ikipe ya APR Football Club ko ifite pressure cyane, ariko nanone biza kurangira idatsinzwe kandi nayo idatsinze. Half time show biza kurangira amakipe yombi aguye miswi ubusa ku busa. Hanyuma mu minota 45 igice cya kabiri cy'umukino navuga ko ariho twabonye imbaraga zidasanzwe ku mpande zombi. Amakipe yose ubona ko yakinaga ari hejuru cyane 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 ku rw'ikipe ya APR Football Club. Ubona ko mu minota 45 igice cya kabiri cy'umukino ariho basa naho baje bari hejuru cyane, abifuza kuba bakosora ibyo batakoze mu gice cya mbere, nkuko bigaragara ko izo konsinye uwitwa Adil yaje yakoresheje avuga ati reka tuze gukina igice cya mbere tunganye ubusa ku busa, hanyuma muri second half tuze kugerageza akwataka cyane cyangwa se tuze gushakisha uburyo twatsinda, nubwo byaje kurangira abitamuhire. Ubwo rero n'umukino navuga ko utaranzwe n'ibintu byinshi, kuko byaje kurangira nyine amakipe yo baguye miswi, kuko ari Rayon Sport ari APR nta kipe nimwe yize ibona igitego cyangwa se nta kipe imwe yagize ibona mwizamu ryindi. Ubwo rero akazi kenshi kakozwe n'abazamu, ariko ukabona ko umukino hanini wakiniwe hagati mu kibuga, nubwo ubona ko hari amakosa menshi cyane yagiye akorwa cyane cyane ku ruhande rw'ikipe ya APR Football Club, kuko ariyo isa naho yabonye amakarito rouge, amakarito jaune mubabarire cyane ugereranije n'ikipe ya Rayon Sport. Hanyuma rero hari akantu kabaye match irangiye ni shamirana rya Adieu ndetse na George Emmanuel Paxao n'abatoza bombi kabisa bose b'abanyamahanga, ariko ubona ko basa naho umwe yashotoye undi abiza kurangira wenda Onana asa naho ari we wari wazonze kipe ya APR cyane. Ubwo rero byaje gutuma ikipe ya Rayon Sports naho iri gukina isa ni isubira inyuma ho gatoya, ariko nanone nyine biza kurangira Sombe Onana atumye hasa naho habonetse icyuho muri ekipe ya Rayon Sport muri rusange. Ni minota 45 twabonye rero ekipe ya Rayon Sport ikipe ya APR Football Club nubwo zanganyije ubusa ku busa, ariko boneka ko ikipe ya Rayon Sport nibura kubijyanye na ball possession cyangwa se kubijyanye no kugumana umupira ndetse se kubijyanye n'icyo bita possession de balle, ikipe ya Rayon Sport yari hejuru kuko igice mbere cyaje kurangira ifite 56 mu gikipe ya APR Football Club yari ifite 44. Ubwo rero abakinnyi baje kujya muri half time birumvikana, hanyuma bajya kumva inama n'ubwunganizi ibwo batoza ku mpande zombi, hanyuma baza kubabwira byinshi bigiye bitandukanye bagomba kuza gukemura n'ibyo bagomba kuza kosora. Ibintu rero byaje kuba byaza gushyirwa mu bikorwa ku mpande zombi mu minota 50 yari ikurikiyeho, gusa nabyo nta byinshi byahinduye kubera ko umukino waje kurangira amakipe yombi aguye miswi ubusa ku busa. Muri iki cya kabiri rero ugiye kureba neza ekipe ya APR naho ariyo yaje iri hejuru ho gatoya ugereranyije na ekipe ya Rayon Sport, kuko urega ko iri gushakisha uburyo bwinshi cyane kabisa bwo kuba batsinda, gusa nanone abiza kurangira nta gitego babonye, bose baza kugabana inota rimwe kuri rimwe. Hanyuma rero
umukino ujya kurangira mu minota nk'ibiri ya nyuma ubona ko ikipe ya Rayon Sport kabisa ariyo yatatse ku buryo bukomeye cyane iza no guhusha igitego gisa naho cyabazwe uwitwa Mayer Dinjak kabisa ari imbere y'izamu wenyine atera umutwe ariko uwitwa Pierre awufata neza cyane aravuga ati mutuze tumeze neza. Hanyuma rero ubwo icyo twavuga kuri uyu mukino nta byinshi twavuga kuri uyu mukino baretse kuvuga ko amakipe yombi gwemeza kubusa ku busa biracyari 50-50 ni ugutegereza tukamenya ese umukino wo kwishyura bizagenda bite cyane ko abantu benshi bategereje kuzamenya ese ninde uzasezerera undi muri kimwe cya kabiri ikirangiza. Navuga ko rero ubwo wenda ufite igitekerezo cyane abantu dukurikirana cyane bashobora kutwandikira kuri 07844292 cyangwa se ukajya kuri social media zacu zose azigiye zitandukanye ukagenda ubona ibyo tuba twashyizeho nawe ukagenda utanga ibitekerezo byawe. Nitwa Jazo hanyuma ngera kamite gushimira neza cyane kabisa ni full time and rise hanyuma turi kuri stade live tugenda turebera hamwe uko umukino wageze ngira ngo nakurikirana kuri YouTube channel yacu mwabonye uko byagenze kabisa mwabonye uburyo amakipe yombi kabisa ari hejuru cyane hanyuma biza kurangira nyine amakipe yombi akuye miswi ubusa akubusa. Hanyuma tuzasubire ku munsi w'ejo makuru agiye atandukanye ajyanye ni imikino nanone kandi tuzasubire ku munsi wo mukino wo kwishyura hagati y'ikipe ya Rayon Sport n'ikipe ya APR Football Club atumenya ninde usezereye indu ninde usigaye ninde ugiye ku mukino wa nyuma cyane ko ikipe ya APR iri ku gitutu cyo kuba ishobora kuba yabura ibikombe biri kandi ifiteho amahirwe angana kuri 50-50 ariko nanone bakavuga bati ikipe ya Rayon Sport ifite pressure cyane kubera ko nta hantu na hamwe isa naho ifite amahirwe menshi uretse mu gikombe cy'amahoro. Ku munsi w'ejo ni AS Kigali na Polisi naho ni kimwe cya kabiri kirangiza naho tuzarara atumenye uko bizaba abimeze neza cyane. Ubwo kamite bashimira cyane kabisa reka masigiremo ibimwe mu byaranze uyu mukino hano kuri stade ya Kigali i Nyamirambo namwe musigare mwumva uko byari bimeze nibihe by'ingenzi twahisemo kugira ngo wumve ibyari biri ibikomeye cyane kuri stade ya Kigali Nyamirambo. Hanyuma ngera bashimiye cyane kandi mbifurije ibihe byiza mukomeze mukore subscribe. Eka turebereza mu ntibirarangira abasore b'ikipe ya Rayon Sport bazamukana umupira isho muturikije ariko kuwareyo la 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 igitego bahushije abwo byoroshye kabisa iki gitego bahushije ntabwo byoroshye. Reka turebe rero azamuka neza cyane kabisa yitwa Musa Esen arambura pasi kwande kwa Mayer Dinjak reka aturebe neza cyane control Rayon Sport zamuka neza cyane Mayer Dinjak arambura pasi kwa kapitene Muhire Keve kapitene agonga pasi neza cyane yitonze kabisa rambura pasi kwande kwa Iranzi Jean Claude fata telefone neza cyane kabisa zamuka Iranzi Jean Claude arambura pasi sinyo kwa Muhire Keve kapitene rambura pasi kwa Nishimwe Blaise reka turabe Rayon Sport tic-tac kabisa muri minota iri kugenda ikina neza cyane. Reka turabe rero zamuka neza cyane kabisa yitonze arambura pasi reka turabe kwa Muhire Keve rambura pasi kwa Makenze sinyo kwa Muverwa Jean Marie Vianney Ndizeye Samuel sinyo kwa muzamu Kwizera Olivier tangiza baro kwa Makenze Rayon Sport iri gukina mukino mw'Iburayi reka turebe zamuka neza cyane Nishimwe Blaise rambura pasi kwa Iranzi gati mu kibuga control neza cyane kabisa shakisha Leandre Onana fata neza cyane cenga umuntu hariya rambura pasi kwa Esenu imbere isho poto umugandira muturikije neza cyane ariko umupira ufata umutambiko yazamugira ngo abari rero bamaze kugira ibico bwa kino n'igitego
ari bamaze kujya ibicu kabisa, avuga bati byanga byakunda kino ni igitego, ariko amahirwe kabisa ntabwo basekeye babiranze. Reka turebe rero, zamuka neza cyane yitonze Makenze, fotora meshubu hagati mu kibuga, rambura passe kwa Iranzi Jean Claude. Reka turebe, Iranzi Jean Claude rambura passe hagati mu kibuga neza cyane yitonze, kontrola baro neza cyane Iranzi, arambura passe. Reka turebe, zamuka neza cyane kwande kwa Makenze, Makenze akontrola baro neza cyane kabisa hagati mu kibuga, zamuka neza 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 cyane kabisa, azamuka neza cyane kabisa Makenze, arambura passe hagati mu kibuga. Basore ikipe ya APR barazibira neza, asore b'ikipe ya APR barazibira neza cyane, ngo kabisa ari kabaye hangaha, ngo kabisa kari kabaye, ntabwo byari byoroshye kabisa, ntabwo byari byoroshye kabisa, ntabwo byari byoroshye habe na gatoya, ntabwo byari byoroshye habe na gatoya, ariko ndabona kabisa witwa Dili Mohamed Elad, witwa Dili Mohamed Elad kabisa, witwa Adil Elad Mohamed kuri touchline kabisa, avuga ati abakinnyi banjye ko mutatsinda bimeze bite. Reka turebe rero, azamuka neza cyane yitonze Makenze, arambura passe kwande kwa Muhire Kevin Capitaine. Reka turebe kontrola bora hagati mu kwa Iranzi Jean Claude, arambura passe kwa Nishimwe Blaise, angwa Kicukiro, azamuka neza cyane kabisa cenga umuntu, arambura passe kwande kwa Muhire Kevin Capitaine. Reka turebe Muhire Kevin, reka turebe Muhire Kevin, zamuka neza cyane yitonze Muhire Kevin, arambura passe kwa Iranzi Jean Claude, arambura passe kwa muvandimwe Jean Marie Vianney, cenga umuntu kwa Ndizeye Samuel, asubira kwa Clement Nigena, asubira ku muzamu, umuzamu Kwizera Olivier, arambura passe neza cyane kwande kwa Nizigimana Karimu Makenze. Reka turebe Karimu Makenze, arambura passe neza cyane yitonze hagati mu kibuga kwa Muhire Kevin Capitaine, arambura passe kwa Mayele Dinjek. Reka turebe Mayele Dinjek, reka turebe Nijeka, reka turebe, arambura passe hagati mu kibuga neza cyane kabisa yitonze, arambura passe fotora meshubu kandi kwa Orlando Onana, Wiri Orlando Onana, Semani Mabraro mwaka neza cyane yitonze, ose ikipe ya APR kabisa bari Damarika neza cyane kandi kwa Prince Burekeya, arambura passe kwande kwa Mborenga Fitina, Omborenga ku murongo neza cyane kabisa, arambura passe kwande kwa Mugunga Yves. Reka turebe Mugunga, arambura passe neza cyane yitonze kwa Bonheur, ati mu kibuga kwa Gilbert. Reka turebe Balafinda, reka turebe, arambura passe kabisa mu gisha Gilbert. Reka turebe, arambura passe kwa Mugunga, shakisha bagiye approach imbere y'izom, shot ari kuberanga kura neza cyane kabisa, yitwa nde. Reka turebe ni muvandimwe Jean Marie Vianney, kontrole neza kabisa yitonze neza 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 cyane. Reka turebe rero, zamuka neza cyane kabisa muvandimwe Jean Marie Vianney, rambura passe kwa Ndizeye Samuel. Reka turebe Ndizeye Samuel, fotora meshumu hagati mu kibuga kabisa, rambura passe neza cyane kabisa mu bitabo. Reka turebe kwande kwa Muhire Kevin Capitaine, rambura passe kwa Nishimwe Blaise. Reka turebe Nishimwe Blaise, reka turebe, zamuka neza cyane kabisa Nishimwe Blaise. Reka turebe Nishimwe Blaise, reka turebe aracyafite Nishimwe Blaise, arambura passe. Reka turebe kwande kwa Muhire Kevin Capitaine, reka turebe Muhire Kevin, azamuka neza cyane kabisa, arambura passe kwande kwa Nishimwe Blaise. Nishimwe Blaise fotora meshumu kabisa kwande kwa Iranzi Jean Claude. Reka turebe kwa Mayele Dinjek, arambura passe kwa Andre Osana, Riandre Onana, Wiri Esombe, arambura passe cyashisha Senelko, witwa Pierre, umupira w'abatanga ufata neza cyane kabisa, mega match. Witwa Pierre, umupira ufata neza cyane kabisa, arabwira ati ndikoye, ati ndikoye kabisa, ati meze neza njyewe. Reka turebe kwa Semani Mabre, APR, irambura passe kwa Mborenga Fitina. Reka turebe niyo mugabo Claude, reka turebe, rambura passe kwa Nshuti Innocent, telefona Mborenga Fitina, telefone ifata neza cyane kabisa, arabwira ati mira rimeze neza. Rambura passe kwa Semani Mabre muri defense ikipe ya APR, rambura passe kwa Barija Prince,
zamuka neza cyane kabisa rambura pasi hagati mu kibuga kwa Bonner rambura pasi neza cyane kwa Mugisha Gilbert barafinda rambura pasi kwa Mugunga Yves APR shwanya gusa reka turebe foto ramesho hagati mu kibuga kwa Mugisha Gilbert reka turebe arambura pasi neza cyane yitonze kwandikwa Buregeya Prince reka turebe control bazamutse APR bagenda bapusa gake gake reka turebe zamuka neza cyane kabisa Buregeya Prince cyawufite neza ku murongo tambuka neza cyane kabisa rambura pasi ariko muhereke baratawara tereka hanze ni kufra kurengurwa n'ikipe ya APR Football Club umupira no kurengurwa n'abasore b'ingabo z'igihugu reka turebe yaburenguye vuba vuba Gilbert barafinda rambura pasi kwa Mugunga Yves bapirisha igitego muri minota reka turebe tik-tak nziza kabisa adiri sasanura ya kabisa kuri touch line avuga ati kimwe datsinda imeze bita reka turebe rero zamuka neza cyane yitonze Mugunga Yves muri babiri subizima kwande kwa Mugisha Gilbert barafinda Mugisha Gilbert chengo murambura pasi kwande kwa Bonner reka turebe Bonner rambura pasi neza cyane kwa Omborenga Fitina Omborenga Fitina tera centre imezo kwiza gafata neza cyane yitonze kwizera Olivier ahita tangiza match neza cyane kabisa kwande kwa Makenze rambura pasi neza cyane mu mitamo kwa muvandimwe Jean Marie Vianney zamuka neza cyane Makenze kwa muvandimwe Jean Marie Vianney bari kumwe barakinana babiri reka turebera rambura pasi kwa Nishimwe Bureza gati mu kibuga rambura pasi foto mesho muri kabisa muri shibyatsi n'Nsena Alexa muri shibyatsi n'amabuye hasi kabisa tereka umuntu hasi ni kufra ikipe ya APR witwa Nsemane Mabure yari umwatsi umupira bamutereka hasi ni kufra ihagazweho na Mugisha Gilbert barafinda ba Fovma nta minota yo guhagarara bafite reka turebe foto ramesho muri hagati mu kibuga rambura pasi neza cyane bitonzo imbere y'isomo kuramo neza cyane Makenze reka turebe Ndizeye Samuel Nigena Clement Kwizera Olivier Makenze Nigena Clement Ndizeye Samuel Muhireke kapitane reka turebe rambura pasi mu bitabo kabisa Iranzi Jean Claude reka turebe agenda pusa gake reka turebe rero gonga n'umutwe kuraho neza cyane Buregeya Prince Omborenga Fitina reka turebe zamuka neza cyane kabisa basore ikipe ya APR reka turebe zamuka neza cyane Mugunga Yves reka turebe Mugunga anaonyesha kabisa Mugunga chengo umuntu hariya ko wamutereka ni kufura ikipe ya APR ufura nko muri metero 35 uvuye ku izamu ikipe ya Rayon Sports rinzwe na Kwizera Olivier akaba ari kufura igiye guterwa rero na Mugisha Gilbert barafenda mama we reka dutegereze turebe iyi Eric Clasico mbibutsa ko rero yari imikino ya kimwe cya kabiri kirangiza imikino y'igikombe cy'amahoro cyangwa se Peace Cup wumva neza cyane kabisa bayita VOP Media TV kabisa rero twebwe tuba turi tayari tumeze neza tugenda tubagezaho updates zigiye zitandukanye kabisa reka turebe rero zamuka neza cyane yitonze Muhire Kevin kapitane reka turebe Muhire Kevin azamuka neza cyane kabisa Muhire Kevin aracyawufite neza cyane arambura pasi ashakisha Leandro Onana fata neza cyane kabisa gonga pasi kwa Musa Wesen reka turebe gonga pasi neza cyane kabisa yitonze babuze aho banyura rambura pasi kwa Muhire Kevin shaka gutungura umuzaba ariko witwa Pierre agafata neza cyane yitonze nta kibazo na gito afite icyo bita sans problème kabikoze kabisa Pierre umwe mu bazamu akomeje kugenda bigaragaza kandi bakiri bato hatari kabisa ni hatari kweli cyane hatari
uyu mukino ya Sport iramutse utsinzwe ikabura tike yo gukina umukino wa nyuma y'igikombe cy'amahoro yabimaze gusa naho itazasohokera u Rwanda mu mikino nyafurika y'umwaka utaha kubera ko birumvikana igikombe cya shampiyona amaze kugiheba hanyuma hasigaye igikombe cy'amahoro nacyo ubona ko nyine byaba byanze kandi amakipe azasohokera u Rwanda ikipe izatwara shampiyona ndetse n'izaba yatwaye igikombe cy'amahoro mu gihe ikipe yatwaye igikombe cy'amahoro n'icya shampiyona yaba ari ikipe imwe yakinnye umukino wa nyuma y'igikombe cy'amahoro niwe wahita asohoka ni gutyo bimeze reka turebe rero zamuka neza cyane yitonze Muhire Kevin arambura pasi kwa Makenzi afata umupira neza cyane yitonze fotoromesha umuntu hagati mu kibuga kontrole za hatari kabisa shwanyaguza kukumbura vutagura menagura rimbura inimbura kabisa reka turebe neza cyane yitonze azamuka neza cyane Makenzi reka turebe gonga pasi hagati mu kibuga sore ikipe ya IPR Simon Mabwe rambura pasi kwa Burya Prince reka turebe kwa Boninga Fitina rambura pasi kwa Mishaviri imbere barafina anaongoza pale kabisa chengo muneza cyane kabisa pasi mu bitamo reka turebe kwa Bonel reka turebe shakisha mugungo imbere y'isomsho hanze akora umukwayo shot ariko umupira utera hanze kure cyane andamwita mugunga Yves ni hatari kabisa akaturebe rero Adili Mohamed Elvad niba ari buze gutambuka uyu mukino byinshi byavuzwe mbere y'umukino ahubwo no gutegera tukaza kureba uwigisaga nkana cyangwa se amanota baze kuyagabana nkuko ndi kugenda mbibona reka turebe rero zamuka neza cyane yitonze Muhire Kevin imipira yose kugira kuri Muhire Kevin reka turebe kwa Mayele Dinjeke Mayele Dinjeke rambura pasi neza cyane yitonze Mayele shakira Leona no kuraho neza cyane Ombolenga Fitina zamukira neza cyane kabisa ati mu kibuga niyo asuje umupira hereza barafinda Mugisha Gilbert reka turebe asunika neza cyane yitonze kwa Bonel reka turebe Bonel rambura pasi ati mu kibuga neza cyane Ombolenga Fitina Werja Prince Ombolenga Fitina inshuti Inosa reka turebe rero gonga pasi zamuka neza cyane shwanyaguza umuntu hariya reka turebe neza ese ninde uri buze gutsinda umukino ubona ko stade yapanuye tike ya nyuma nubwo ari 5,000 ariko icyitwa umufana cyo nticyabura abafana bo barahari ku bwinshi itike nubwo ihenze umufana arahari ahubwo rero gutegereza tukareba ese ninde ugiye gukora akazi ko gutwara aya manota 3 ibyo kwitega rero muri rusange umuntu akamenya uko bihagaze akamenya iyo bigana bisa kabisa reka turebe rero zamuka neza cyane Musa Esenu bamwirundira hari babiri abo hanyura umupira ahitamo kurenza umupira utakaza kabisa kwengwa n'ikipe ya APR Football Club iko bimeze niko bimeze ni hatari kweli reka turebe Mugisha Gilbert barafinda arambura pasi reka turebe kwa Bonel reka turebe Bonel kontra baro kwa Mugisha Gilbert barafinda n'umundi
azamukana umupira neza cyane yitonze kwande kwa Mackenzie tanga nabi reka turebe ikosora iki ni igitego ariko kuramo neza cyane witwa Pierre umupira ufata neza sans problème aufata sans aucun de problème sans aucun de problème hey sans aucun de problème hatari kabisa hatari kweli akaturebe rero foto meshibuno kabisa ayitonze sare ikipe ya APR reka turamuhire Kevin gonga pass ati mu kibuga zamuka neza cyane muhire Kevin arambura pass ashaka uburyo yahereza Esenu ariko Aimable hagoboka rizamukira neza cyane kabisa azamuka neza cyane kabisa nta kibazo na gito afite arambura pass reka turebe aho ribuze gutsinda uyu mukino ninde abafana kuri YouTube channel yacu tu live akomeze kugenda mutwandikira kabisa akomeze kugenda mutwandikira kabisa abareyo basizoye bari gufana hasi hejuru kabisa avuga bati Rayon Sport twaza mwajya he ati ko turi tayari twaza mwajya he atari kabisa atari kweli akaturebe rero azamukana umupira basore w'ikipe ya Rayon Sport katurebe Musa Esen katurebe Muhire Kevin katurebe Mayele Dinjek katurebe Mayele Dinjek arambura pasi kwa Musa Esenu agonga pasi kwa Leandre Sombe Willy Onana katurebe kabisa ukuraho neza cyane abasore w'ikipe ya APR Ombolenga Fitina Ombolenga Fitina ukuraho neza cyane yitonze witwa Ombolenga Fitina kabisa arabwira ati n'undi munsi mwebwe Ombolenga Fitina kabisa arababwira ati n'undi munsi kabisa ntabwo byoroshye habe na gatoya